kamubona ni itiyo ni itiyo bafatiraho kugira ngo babone uko bakurura amaraso yego ajya mu cyuma kiriya cyuma kine cya diyalize kugira ngo bamuyungurure amaraso. Aha rero nkuko mubibona iyi ni itiyo imanutse hano igafatira hejuru y'ibere ikaba igeze hano ubanga amatiyo yari hano. Aha ngaha rero hari igipfuko niho bacomeka kugira ngo babone uko bakurura ayo maraso yinjira muri icyo cyuma cya diyalize. Abaganga baje kutuganiriza batubwira ko agomba kujya kuri diyalize, bitabaye ibyo arapfa. Yamuwangira amaze kubyumva twagiye kubona tubona araturitse ararize. Yesu we. Hari inzu nari mfite hano Gisenyi narayigurishije. Iyo mwabagamo? Iyo twabagamo. Ayo mafaranga rero nayigurishijemo yaza gushira kwishura 50,000 bya buri cyumweru. Yesu mwiza. Ariko nukuvuga ngo akimara kujya kuri diyalize hari cyari mbese imbaraga zatangiye kugaruka, hanyuma ibintu twari dufite nyine bidushiraho. Hari imirima nari mfite mu rugo ajya ngenda nyigurisha ingabane y'iwacu, hanyuma rero haza kwikubitiramo n'ikibazo cy'impyiko. Bakimara kuduha iyo transfert bari batubwiye bati tugiye kugenda turamire ubuzima bwa nyina, ariko umwana we hari igihe mutamubona. Aza kutubwira ati noneho rero tasiyo nizongera kuzamuka muze kumbwira tuze guhita tumubaga kabone niyo umwana mutamubona. Uko impyiko zo zaje rero yaje kugira inda nyuma. Inda ya kabiri? Inda ya kabiri niho bamenye ko afite izo mpyiko. Hanyuma rero baza kutubwira bako impyiko n'inda bidakorana, hanyuma inda baza kuyikuramo. Nibwo namusize hano mu rugo ari kwitegura agiye kujya hariya muri diyalize. Mu gihe ari koga aza kwikubita hasi agize isereri, ariko n'ubundi nyine byari biturutse nyine ku burwayi. Ahita agira paralize igice kimwe, nkuko mubibona afite igice kimwe kine cya paralize nyine kidakora neza, nubwo kiri cyaguke, nubwo kiri kugenda uko umuntu ari kubona kiri kugenda kigaruka. Akantu kanyunganira ni akazi k'ibihumbi 30 k'isuku. Ngo kazi kanyunganira no gusenga mbwira Imana ikanyiriza umudamu igahindura ubuzima bw'umudamu wanjye nkuko muri kumubona kubera kurwara. Sura yarahindutse, ntabwo ari uko yasaga, ntabwo ari gucya yasaga. Yari umumama mwiza ubyibushye ariko Mana umeze neza uteye neza. Akimara kurwara ubuzima bwe bwarahubanganye, ubu barya bibagoye, babona amazi bibaruhije, umwana kujya ku ishuri n'ibindi bindi. Tugize umugisha uyu mubyeyi agakira, abantu bari kutureba kuri TV agakira, akongera akajya gusenga, akongera akaririmba muri korari, akongera agashima Imana. Mwaba mudufashije cyane, mwaba mudukoreye ikintu kidasanzwe. Yego. Impyiko zose zarangiritse? Impyiko zose zarangiritse, zarapfuye, ntabwo zijya zikora. Niyo mpamvu bahise bamushyira no kuri diyalize. Abaganga batubwiye ko gukira ko ari ukujya hanze, kujya kwivuriza hanze mu Buhindi. Yesu mwiza. Kandi nta bushobozi pe. Abantu bose badukurikiye ndifuza ko batugiriraho umugisha mama wanjye agakira. Murakoze.
reka nanone twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abari mu bice bitandukanye by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburengerazuba ndetse n'Uburasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali namwe tubifurize amahoro y'Imana. Dusuze kandi inshuti z'akadasohoka abanyarwanda aho muri mu bihugu bitandukanye byose byo ku isi, mwese mudukurikira hano ku Mwana TV, tubifurize amahoro y'Imana cyane. Ibyo mukora byose Imana ijye ibaha umugisha, muhahe muronke kandi mujye mubona ibyo mufashisha inshuti n'abavandimwe ndetse n'imiryango yanyu muri rusange. Turi mu burengerazuba bw'u Rwanda aho twagiye gusura umuryango w'abantu batatu, umugabo n'umugore ndetse n'umwana. Gitumye nza muri runo rugo nk'uko mubizi hano ku Mwana TV, iyo twumvise inkuru ikora ku mutima wacu, cyane cyane ko tuzi ko ubuzima ari ikintu cyo gusigasirwa, turanyaruka tukamenya ngo ubu buzima bwatangiye gute, ese bimeze bite. Nk'uko mubibona, hari uyu mudamu niwe urwaye tuje kureba, ni nyuma y'igihe kitari gitoya arwaye uburwayi bw'impyiko. Murabizi ko impyiko iyo umuntu yazirwaye mu by'ukuri biba ari ibintu bitoroshye cyane, ko n'ubuvuzi hano mu Rwanda ntabwo kugeza ubu buragerwaho, nubwo igihugu cyacu kiri gukoresha imbaraga, tujya twumva ko igihe kizagera bikagenda neza. Uyu mubyeyi rero akaba amaze igihe kuri dialyse, niyo imufasha ubuzima bwe bwa buri munsi kugira ngo abashe kubaho no guhumeka. Umugabo aravuga ati utuntu twose tubaho, twa tundi umuntu agira twibanze mu rugo kugira ngo mbashe gutunga umuryango, twose twanshizeho. Mu by'ukuri urebye amafoto ye ukareba video bagiye bafata, kwa kundi umuntu aza kubasura gutya akavuga ati dore uko umuntu ameze, yewe ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye agahinda. Nkaba rero nje hano mu rwego rwo kugira ngo bigenze neza wamubera umuryango, wamubera inshuti, yakugiriraho umugisha mu by'Imana yaguhaye. Mu by'ukuri hari icyo ushobora gukora kugira ngo uyu muryango ugubwe neza, cyane ko ntekereza ko ari agaciro k'amafaranga atari make pe, ariko hamwe no gufashwa n'Imana yacu, Imana yaturemye kandi ikaduha ubuzima, ikaduha ingingo kugira ngo twunganirane. Niyo mpamvu ngira ngo tuze gufatanya muri iki kiganiro, nkwingingira kudukurikira kugira ngo nimba wumva hari icyo ushobora gufasha uyu muryango mu byo Imana yaguhaye, nawe ukabona umugisha uva ku Mana. Ntangira ikiganiro nzi ko amarira ari menshi, ariyo mpamvu n'umurwayi wacu atangiye kurira, ariko niko bigenda. Ewe nanjye nuko nyine nihangana nkakomera kugira ngo nkugezeho iyi nkuru itari buze kugushimisha uko byamera kose, ariko kandi kuko uhari nawe akaba ariho hari icyo twakora. Katubanze twakire uyu mugabo nyir'urugo, abanze atangira asenga, cyane ko ari abakristo basenga umunsi ku munsi, ibindi turagenda tubimenye. Reka tuguhe ikaze ku Mwana TV, utangira usengera ikiganiro kugira ngo kizabyara umusaruro. Mana data wa twese, ngegereza uruvugiro mu izina rya Yesu. Mana igira neza, Mana y'urukundo, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye uburyo wabanye natwe mu bihe bigoye, mu bihe bigoranye by'uburwayi. Tugushimiye kuko twarangije uyu mwaka tutari tuzi ko tuzawurangiza, ariko kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe Mwami Yesu twawukandagiyemo, izina ryawe rishimwe kandi ruhabwe icyubahiro. Amen. Muri aka kanya rero turasenze Mwami, dusengera data wa twese, n'inshuti y'umuryango, kugira ngo data wa twese udufashe mu izina rya Yesu Kristo. Ubane natwe rero iki kiganiro tugiye kugera, Mwami Yesu ukizemo, ugihagararemo mu izina rya Yesu, ari wowe uvuga ataba ari twebwe tuvuga, mu izina rya Yesu Kristo. Ubane natwe rero mu izina ryawe rikomeye cyane, amen. Yego, nizere ko bigiye kugenda neza. Iyo dusenze bigenda neza. Shimira umuryango w'abasilamu cyane, aho njya mbabona henshi mufasha abavandimwe, abari kwa muganga
mukabasanga kugira ngo muhumurize imitima yabo, ababuze uburyo bwo kwivuza mukabafasha, n'ababuze amafunguro mukabagirira neza. Imana ibaha umugisha, ndetse n'abandi babikora ni ukuri mukomeze mubikore, cyane ko ubuzima bwacu nubwo gusigasirwa. Reka rero utangire wibwira abadukurikiye ku Mwana TV, hanyuma utubwire uru rugendo rw'ubu buzima bushaririye n'umudamu wawe n'umwana wawe kugeza uyu munsi, aho abantu batwohereza amafoto ababaje y'ubu buzima bwanyu. Urabanza ubibwire, hanyuma ubive imuzi, byatewe n'iki, byaje gute, mbese bigeze hehe kugeza ubu? Yego, murakoze. Amazina yanjye nitwa Harerimana Emmanuel, ndubatse, mfite umuryango nk'uko mubibona, mfite umugore n'umwana. Uko ubu buzima bwatangiye, twarashakanye, dushakana 2014. Tukimara gushakana yaje guhita agira uburwayi, hanyuma tumujyana kwa muganga. Tumujyanye kwa muganga dusanga afite inda. Hanyuma abaganga baza kumupima, basanga afite umuvuduko w'amaraso. Hanyuma rero batubwira ko namara kubyara bizashira. Yego. Hanyuma rero twaragumye turavuza, dukoresha iyo bwabaga. Igihe kiza kugera, amaze kugera mu mezi 7, baza kuduha transferi yo kutwohereza CHK. Bakimara kuduha iyo transferi, bari batubwiye bati tugiye kugenda turamire ubuzima bwa nyina, ariko umwana we hari igihe mutamubona. Niko batubwiye. Twarahagurutse, tugeze mu nzira baratubwira ngo umuganga wo kumufasha ari mu Ruhengeri. Niyo twagiye, tumarayo ibyumweru 2. Muri ibyo byumweru 2 tuza kubonana n'uwo muganga, aza kutubwira ati noneho rero tasiyo niyongera kuzamuka, muze kumbwira, tuze guhita tumubaga, kabone niyo umwana mutamubona. Hashize nk'iminsi igera muri 3. Hanyuma muri iyo minsi 3 tasiyo birazamutse. Izamutse nagiye kureba uwo muganga, nuko ahita amujyana muri salle dope, aramukorera, aramujyana. Hanyuma tuza kubona umwana hamwe na nyina, ariko nyine byari ibintu bisa nkaho bigoranye. Hanyuma rero uwo muganga aza kutubwira ati rero ibi ni ibisanzwe, ni ibisanzwe ku bagore bafite inda. Abenshi bagira izo tasiyo kubera umuhindagurikire nyine y'intuza y'ubuzima bw'umwana. Hanyuma namara kugira mu rugo bizahita bishira. Ubwo rero twaratashe tuza mu rugo, hanyuma biza gukomeza, tukajya turajya kwa muganga buri munsi, buri kwezi. Hari n'igihe twamaraga kugira mu rugo, ugasanga arongeye arafashwe, turongeye tumumanuye kwa muganga. Twabaye rero muri ubwo buzima bugoranye, byari ibintu bitoroshe. Nubwo yararwaye iyo tasiyo, nabwo twari tubayeho mu buzima busa nkaho nyine. Yicarira hasi sha, yicarira hasi papa, ruhuke, manuka hasi gato. Egera inyuma gatoya. Komeza. Hanyuma rero
ubwo burwayi bumaze gukomeza twabayeho muri ubwo buzima bugoye, buri munsi kwa muganga, buri kwezi kwa muganga, tukajya turashakisha amafaranga yo kumujyana kwa muganga, hanyuma ibintu twari dufite nyine bidushiraho. Hari imirima nari mfite mu rugo, hanyuma nkajya ngenda nyigurisha ingabane y'iwacu, hanyuma rero haza kwikubitiramo n'ikibazo cy'impyiko. Uko impyiko zo zaje rero, yaje kugira inda nyuma. Inda ya kabiri? Inda ya kabiri niho bamenye ko afite izo mpyiko. Hanyuma rero baza kutubwira ko impyiko n'inda bidakorana, hanyuma inda baza kuyikuramo. Bakimara kuyikuramo rero byahise bikomera, urumva bahise batushira no kuri diyarize. Ubushobozi bwari ntabwo pe. Abaganga baje kutuganiriza, batubwira ko agomba kujya kuri diyarize, bitabaye ibyo arapfa. Hanyuma rero naje kuvuga ko ari nta bushobozi rwose mfite pe. Ubibwira abaganga? Mbibwira abaganga. Hanyuma umudamu wanjye amaze kubyumva, twagiye tubona araturitse, ararize. Yesu we. Maze guturika arize rero, nuko dushakisha ubundi buryo bwo gushaka uburyo twashaka andi mafaranga ku ruhande yo kumuvuza. Nari mfite hari inzu nari mfite hano i Gisenyi, narayigurishije. Iyo mwabagamo? Iyo twabagamo. Ayo mafaranga rero nayigurishijemo yaza gushira. Ni ukuvuga ngo twishyura 50,000 bya buri cyumweru. Yesu mwiza. Ariko ni ukuvuga ngo akimara kujya kuri diyarize, hari icyari mbese imbaraga zatangiye kugaruka. Yakoraga uturimo two mu rugo, yajyaga no gusenga ko bisanzwe, yijyanaga no muri diyarize n'amaguru, no kubona mbese afite imbaraga. Hanyuma rero muri uku kwezi kwa gatatu kugiye gushira, kwa gatandatu nibwo namusize hano mu rugo, ari kwitegura agiye kujya hariya muri diyarize. Mu gihe ari koga, aza kwikubita hasi agize isereri, ariko n'ubundi nyine byari biturutse nyine ku burwayi. Ahita agira pararize igice kimwe, nkuko mubibona afite igice kimwe cya pararize nyine kidakora neza, nubwo kiri cyaguke, nubwo kiri kugenda, uko umuntu ari kubona kiri kugenda kigaruka. Ni muri ubwo buzima nyine tubayeho, usa nkaho ugoranye. Hanyuma abaganga bamukurikirana bababwiye ko yakira bigenze gute kugeza ubu? Abaganga batubwiye ko gukira ko ari ukujya hanze, kujya kwivuriza hanze mu Buhindi. Yesu mwiza. Kandi nta bushobozi pe. Impyiko zose zarangiritse? Impyiko zose zarangiritse, zarapfuye, ntabwo zijya zikora. Niyo mpamvu bahise bamushyira no kuri diyarize. Dusubire inyuma gato, aho uvuze uti utwo nari mfite ikibanza, inzu, ubundi byose byari bifite agaciro kangana iki? Ari ikibanza n'inzu kugeza ubu? Byari bifite agaciro ka miliyoni 30. Yesu we.
ariko si zo wagurishije, ubwo warateje nyine kugira ngo ubashe kuko naratejeje. Yesu we, nabonaga nyine kwa muganga bari kutubwira ngo twishyure ntarangiza tukahita tugenda tukagurisha. ubundi wowe mu buzima busanzwe nk'umutware w'uru rugo ni iki ushobora gukora gituma n'umwana abaho na nyina muri ubwo buzima bugoranye? Nta gaki kakunganira wowe ukora ku giti cyawe? Akantu kanyunganira ni akazi k'ibihumbi 30 k'isuku. Yo, ngo kazi kanyunganira nta handi nyine, ubwo no kurya nyine biba bigoranye pe. Ubu buri cyumweru ni ukujya kuri dialyse? Buri cyumweru ni ukujya muri dialyse, ariko ntabwo ari buri cyumweru gusa, ni ukuvuga ngo nintu ajyagamo 3 mu cyumweru. Ajyamo 3 mu cyumweru. Ukishyura umwe ni 15,000. Ukishyura ibyo bihumbi 45 bya buri cyumweru, ubwo tugashyiraho nyine n'amatike yo kugenda no kugaruka. Ibijyanye n'imirire kugira ngo ataba narwaye ariko akanasonza byo bihagaze gute? Biragoranye. Biragoranye nkuko nakubwiye, ni akazi k'ibihumbi 30. Tugakode koko muri kubibona turakodesheje. Iyi nzu muyishyura angahe? Iyi nzu tuyishyura ibihumbi 15. Yesu mwiza. Gira ngo bakunzi b'Umwana TV, hari ibyo ari byo byose, amashusho yo arivugira. Hari video muri kureba nashyize muri runo rubuga, cyane ko izi video nizo zatumye nanjye mfata iya mbere ngo menye uko buno buzima uyu muryango ubayemo buhagaze. Nkuko mubibona amashusho agaragara nyine nk'umuntu bariho bigisha kugenda. Ari dusobanure kuri aya mashusho, hano hantu bagaragara nk'abamwigisha kugenda ariko ukabona afite isereri. Byari byatewe n'iki? Baganga bari basabye ko abasha kwigenza, byari bitewe n'iki? Bari badusabye ko abasha kwigenza kugira ngo abashe gukomera. Yego. Niko byagenze. Usibye kuba ajya muri dialyse, ubundi buvuzi akorerwa n'ubuhe? Ubundi buvuzi akorerwa ni kine. Yego. Nkuko mubibona nyine, nkuko mwabibonye, hari kino gice cyose ntago gikora. Yego. Hari ukuguru n'ukuboko ntabwo bikora. Ntago bijya bikora, kandi n'iki gice kiri kugenda kiri kigaruka kirara kiri kumurya. Ubu ntabwo ajya asinzira. Nukurara ari kuribwa ukarenda bucya. Ariko mana, kineyo ibiciro byayo bihagaze biti? Nabyo biragoye. Nabyo biragoye. Yesu. Nabyo biragoye, ni ibihumbi 2 kujya mu munsi gumwe. Yesu mwiza. Ati gukirana kujya hanze. Hari n'ibyo kwa muganga bamutegetse bijyanye n'ibiki by'imirire? Bijyanye n'imirire. Nabyo kubibona nyine biragoye. Harimo ibiki? Harimo amagi. Yego. Hakabamo inyama z'umweru. Yego. Niko batubwiye. Ibyo kunywa byo? Ibyo kunywa ni fanta. Na ji ya pome, nta bindi. Ibyo ari byose ndi kumva ijoro ryawe aho ushobora gusinzira biragorana. Biragorana, ntago ndaransinziye. Ako kazi se, ko kazi nako ukora, nubwo mu by'ukuri ntago narenganye wakaguhaye, ariko nako ntago byoroshye ku muntu ufite umurwayi umeze gutya, ko ubasha kugakora gute n'ubu buzima bw'uyu muryango wawe? Biba bigoranye. Nukuvuga ngo mu gitondo iyo ndagenda nugusiga mukoreye byose. Ibyo ushoboye gukora? Ibyo nshoboye gukora. Niba hari ibiryo
nabonye ni ugusigara mutekeye, niba arajya muri diyarize ni ugusigara mukoreye isuku, narangiza nkagenda nkamusiga aho ngaho. nataha nimugoroba nkateka byaba bihari, nta ni gutyo bimeze. Ni iki mu buzima bwawe bwa buri munsi ko cyane ko nabonye kuri umukristo ujya usenga ubwira Imana? Ijambo ryose ryabura, ni ugusenga mbwira Imana ikankiriza umudamu, igahindura ubuzima bw'umudamu wanjye nk'uko muri kumubona, kubera kurwara isura yarahindutse. Ntabwo ari uko yasaga, ntabwo ari gutya yasaga. Yari umumama mwiza, ubyibushye ariko Mana umeze neza, uteye neza, nk'uko mubibona nyine isura yarahindutse. Ntabwo ujya urambirwa kumuba hafi, cyane ko hari igihe abantu ducika intege ukavuga uti ibi ndabirambiwe Mana. Hari n'abavuga ngo aho kugira ngo mvunike gutya wamusezerera, byose birashoboka kubw'intege nke z'umuntu. Wowe ubyitwaramo gute? Kubyitwaramo ni ukwihangana, kuko ubuzima nyine ni ubuzima bugoranye. Yego. ntawe uburwayi butageraho, buri wese bwamugeraho. Icyo arwaye nanjye narwara, n'undi yarwara. Isi nyine niko iteye, niko iteye, nta muntu wakwibesha ngo avuge ngo ntawe utazarwara. Kwiga k'umwana wawe, cyane ko ari nawo murage, uba wifuza ko umwana wawe yaziga ejo akigirira n'umumaro, byo ubihuza gute n'ubu buzima, cyane ko nawe hari ibyo abakenera kugira ngo nawe ejo azigirire umumaro? Kwiga k'umwana ndamufasha, nawe ni ukumufasha nyine, nkamuba hafi. Gusa kuko n'uburwayi bwa nyina bwamuhungabanyije. Yego. Ariko hamwe no gusenga ariga, bwa buntu bw'Imana nyine budutunze nk'uko mubibona. Yego. Reka tugenda tugana ku musozo w'ubu buhamya bw'ubuzima bw'umuryango wawe, ariko tunakwihanganisha. Mu ijuru hari Imana, cyane ko ntekereza ko abo yaremye bafite amagara mazima hari icyo bakora. Umuntu arabizi neza ko ashobora kugira amafaranga, ariko niyo apfuye arayasiga. Hari ushobora kubitekereza rero akavuga ati uyu muryango nawugiriraho umugisha. Akamubona ni itiyo, ni itiyo bafatiraho kugira ngo babone uko bakurura amaraso. Yego. Ajya mu cyuma, kiriya cyuma kine cya diyarize, kugira ngo bamuyungurure amaraso. Aha rero nkuko mubibona, iyi ni itiyo imanutse hano, igafatira hejuru y'ibere, ikaba igeze hano. Ubanga amatiyo yari hano. Aha ngaha rero hari igipfuko, niho bacomeka kugira ngo babone uko bakurura ayo maraso yinjira muri icyo cyuma cya diyarize. Ubwo buri cyumweru nibo bakikuriraho? Iki bagikuraho bakongera bagashyiraho ikindi. Ihangane, komera. Niki wumva wasaba abantu badukurikiye, cyane ko televiziyo ntabwo ntekereza ko abayikurikira bari mu gihugu cyacu gusa, hari n'abari hanze mu bihugu bitandukanye by'isi. Hari n'abanyarwanda bagenzi bacu bari muri ibyo bihugu, ashobora no kuvuga ati reka ngire icyo nkorera abavandimwe banjye. Niki gitsika umutima wumva wabasaba? Ndabizi ko atari ukubategeka, ariko uko byamera kose ubonye hari icyo baguhaye byaba ari umugisha. Niki wowe wumva gitsika umutima wabasaba aka kanya? Ikintu nasaba abadukurikiranye ni uko bakorera Imana
bakamfasha. Yego. Gusa nk'uko twabitangiye nta bushobozi mfite bwo kuba namujyana hanze. Yego. Ntabwo pe. Kandi kugira ngo avurwe nuko agomba kujya hanze. Nkaba ndi gusaba abantu baba badukurikiranye. Yego. Bakorera Imana bakamfasha. Kabona n'ubwo bushobozi bwo kumujyana hanze kujya kumuvurizayo. Reka twizere ko abadukurikiye ku Mwana TV hari icyo mushobora gukora, kandi mu by'ukuri ubuzima bwawe ntekereza ko ari umugisha ku bakureba no ku nshuti n'abavandimwe mu bantu ubuzima umunsi ku wundi, ariko kandi nanone abandi bafite ubuzima nawe bashobora kukugiriraho umugisha. Nk'uko mubibona ni umuryango w'abantu batatu, byinshi yabivuze, aho burya ushobora kubaka inzu yo kubamo igihe kikagera ukayigurisha, ukagurisha n'akandi gasambu wari ufite ku ruhande wavuga uti reka niteganyirize, nako ukakagurisha gasigaraho usaba umuhisi n'umugenzi kandi ufite amaboko. 30,000 ntekereza ko hari n'ujya muri alimentation akavamo nta n'umugati uvuyemwo, ushobora no kutabona tike ku 30,000, ariko niko kazi akora gatunze umuryango we. Uburyo bwo kwivuza bwo ni amahirwe kuko ntabwo ari umushahara we, ni amahirwe, ni ibiganza by'abandi bibikora, mwabyumvise. Ikindi aravuga ati bavuze ko kugira ngo umudamu wanjye akire nuko yajya hanze, kandi uko ni nako kuri y'impyiko zageze aho zijya kuri dialyse. Murabizi ko mu Rwanda nta bushobozi na bugingo n'ubu turagira. Emwe ni nabyo duhora dusengera igihugu cyacu kugira ngo n'ubwo bushobozi bwo kuba indwara nk'izi ngizi zavurwa tutiriwe twohereza abantu bacu hanze, byaba ari umugisha ukomeye w'Imana. Rero bakunzi b'Umwana TV, ntabwo naje hano ngo nze mbasabe gusa. Ubuzima ni ishuri, ubuzima ni urugendo, kandi urugendo rudashira. Nimba uyu munsi twasuye uyu muvandimwe, ariko umubiri ngo bya rudahatse, ejo hari ubwo nawe waba umeze neza ukagira ibyago, ariko ntabwo mbikwifuriza biragatsindwa. Ahubwo nimba ufite amagara mazima ujye ubwira Imana ngo warakoze mu byo yaguhaye. Rero hari icyo wakora, nubwo cyaba gito, ugahumuriza uyu muryango ku ruhande rumwe, ariko kandi nubwo cyaba ari kinini ukavuga uti ndabafasha mu buryo bwo kugira ngo koko avurwe, ejo azabe umukobwa wawe, uyazabe umuhungu wawe, umwana azabe umwuzukuru wawe, azakubera umuvandimwe. Byose birashoboka, ukamugiriraho umugisha. Murabizi ko ijambo ry'Imana rivuga ko gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Ibyo utunze n'ibyo ufite bishobora kuba ari umugisha kuri wowe, ariko bikabera n'abandi umugisha. Ndatekereza rero nimero zabo twazishyize muri iki kiganiro, ushobora kumwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose ku isi, ushobora no kumuhamagara ukamuhumuriza. Kandi ni ukuri uyu mubyeyi yongeye guseka akishima akabasha kugenda nk'abandi birashoboka, kubera ko wabigizemo uruhare. Ndumva rero mbasezeyeho, ariko kandi mbifuriza amagara mazima no gutunga mugatunganirwa. Ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha, hanyuma ibyo mufite bijye bibera abandi umugisha. Reka tubashimire. Nimba wenda mu byo twaba tuganiriye nta kintu wumva twagakwiye kubwira abadukurikiye. Murakoze, byinshi nabivuze. Icyo nasaba abantu n'ubufasha pe. Yego. Kumfasha. Ne urumva biba bigoranye kubona ari amafaranga yo muri dialyse. Yego. Kubona amafaranga yo kumugurira imiti. Imiti nayo ibihenze, no kumujyana hanze akajya kwivuza burundu agakira. Ni ibintu biba bigoye. Na kine. Yego. Imiti yo twishuraga nayo 30,000, ni hafi 30, kuko twishuraga 28,000 yo bya buri kwezi. Yego. Nkuko mubibona natwe nyine nta kuntu duhagaze. Ni Imana itwibesherejeho pe. Oyakomera, Uwiteka aracyari ku ngoma, kandi ndabizi neza ko abadukurikiye hari icyo bakora, kandi ndabizi ko Uwiteka yarabahaye abaha ubuzima.
niyo mpamvu nawe ukwiye kubagiriraho umugisha kandi ukomeze wihangane. Satani nubwo ari umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi, igihe kizagera umudamu wawe azakira. Reka kwanza nsabe abadukurikira ku Mwana TV by'umwihariko ibitangazamakuru bitandukanye, ni ukuri uramutse uje ukankorera mu ngata ukabasha nawe kuba hari icyo wabwira abakurikira televiziyo mukorera, ntekereza ko waba ari umugisha. Kandi ndabizi ko hari ibyo mukora benshi bakabishima, hari ibyo mukora bigafasha benshi, cyane ko muri ijwi rya rubanda abababaye mushobora kubavugira bakagubwa neza. Reka rero abadukurikira, nimba uri umunyamakuru aho waba uri hose, iyi telefone wayikoresha uyu muvandimwe ukamugiriraho umugisha, kandi ijwi ryanyu ndabizi rigera kure. Reka tubashimire kandi tubabwira ngo nimwihangane, mukomere, kugera kure siko gupfa. Yego bakunzi b'Umwana TV, namwe tubashimire cyane ku mwanya wanyu muduhaye, ni ukuri ni uw'agaciro gakomeye gufata uyu mwanya ukadukurikirana. Ku ruhande rumwe ni isomo dushobora gukura muri buno buzima turimo, ariko kandi ibyo dutunze n'ibyo dufite byose ni iby'Imana, twabikoresha. Byinshi yabivuze, yavuze uburyo inzu yagurishije, yagurisha ikibanza, akazi akora ntigafatitse, yavuze ukuntu umurwayi we ahora kuri dialyse, mwabyumvise, n'amafaranga menshi nk'uko mubabona. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye. Aravuga ati umugeni wanjye yari ihoho, reka mbivuge gutya kuko ngende umunyamisango murabizi, yari mwiza atari ko amaze kugaragara nk'umukecuru. Kugira ngo rero avurwe akire nuko yajya hanze, kandi ndabizi ko mushobora kubikora mu izina rya Yesu, mushobora kubikora. Mbashimire rero kandi mu by'ukuri mbifuriza amagara mazima. Ibyo mukora byose nk'uko nabivuze, Imana ijye ibiha umugisha uko bukeye n'uko bwije. Reka mbifurize gutunga no gutunganirwa, ariko kandi iyi nimero uyikoresheje byaba ari umugisha. Kandi gutanga ntabwo ari ugutegeka, ushobora kugira n'igiceri cy'ijana wagishyira kuri telefone ye, agahamagara umuntu akabasha kumuha 2,000 akabona ifunguro ry'umunsi. Reka mbashimira, ariko kandi twatangiye asenga, ntabwo n'ubundi twabura kumuha uyu mwanya akongera akanashima Imana, cyane ko ntekereza ko iki kiganiro kizazana umugisha. Mana yacu, Mana igira neza, Mana y'urukundo, nanone turagushimye kuba wabanye natwe muri iki kiganiro twari turimo. Ni ukuri ndabigushimiye, izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Amen. Muri aka kanya ndakwinginze kugira ngo iki kiganiro dukoze kigere ku mitima y'abantu mu izina rya Yesu. Amen. Kandi natwe nubwo twashigishwe n'uburwayi, tukaba twarababajwe n'uburwayi, tukaba twarababajwe n'umubiri, reka Data wa twese uduhe kwihangana, uduhe gukomera, uduhe kugutegereza twihanganye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego bakuzi b'Umwana TV, amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Emmanuel Kanani, Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.